Uwiteka yabiremye mu minsi 6 gusa, igeze kuwa karindwi iraruhuka. Irawe ziwite sabato, ni ikiruhuko twawe n'Imana. Ngwino ganza mu mitima yacu, sabato yera, ikiruhuko cyiza twahawe n'Umuremyi, tugasabana n'ijuru. Ngwino ganza mu mitima yacu, sabato yera, ikiruhuko cyiza twahawe n'Umuremyi, tugasabana n'ijuru. Ngwino ganza mu mitima yacu. Iyi sabato nziza umuntu yaremye, kugira ngo azajye aruhuka imirimo yose yakoze. Isabato ni agaciro kuri twe, n'umunsi utandukanye n'iyindi. Sabato yera, ikiruhuko cyiza twahawe n'Umuremyi, tugasabana n'ijuru. Ngwino ganza mu mitima yacu, sabato yera, ikiruhuko cyiza twahawe n'Umuremyi, tugasabana n'ijuru. Ngwino ganza mu mitima yacu. Ijambo ry'Imana tuyumvire muri byose birakwiye. Itegeko rya 4 riravuga ngo wibuke kweza isabato, kumvira biruta ibitambo. Ngwino duhanga amaso kwa Yesu, sabato yera,